Nta mpamvu yo gucogora muri iyi ntambara, nta mpamvu yo gukoresha imbaraga nkeya, nta mpamvu yo kugira umwete muke no kutagira icyo witaho. Mu ntambara uhunga umwanzi, mu ntambara urwana n'ikibi, mu ntambara ushaka gukizwa. Kuko Satani avugwaho nk'intare yivuga izerera ishaka uwiconshomera, niyo mpamvu nawe utagomba kugenda mu mikino nk'aho utari guhigwa, nk'aho udafite umwanzi, wiruka mu bugingo bwawe, mu mpagarike yawe, mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe, ushaka aho yabona icyicaro ngo akurimbure, ukugota impande zose kugira ngo ubugingo bwawe aburimbure. Niyo mpamvu uhamagarirwa gukoresha imbaraga zawe zose, kuko Imana yagushyizemo ubugingo ugomba kurokora. Ni nayo mpamvu gucika Satani bishoboka, kuko ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo mumurwanye nawe azabahunga. Ndetse igihe bibona ko bigukomereye, irukanka uhunge kandi uhungire ku Mana, yo yonyine yaguha ubushobozi bwo kurokoka no gukira. Nubwo ugoswe impande zose, abadayimoni n'imyuka mibi n'imbaraga ya Satani bishaka kukurimbura, gira ubutwari ugende kigabo, ntuhagarare rwose, ukomeze wiringire Imana, utambuke kigabo mu izina rya Yesu. Urayoberwa ikibaye ku mwanzi wawe, icyaha cyakuzengereje urayoberwa aho kigiye, kubera yuko imbaraga y'Imana ariyo ibikora. Satani azasigara inyuma areba yibaza uko bigenze, nawe utambuke imbere ushima Imana ko ikurokoye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Satani burya nta bushobozi agufiteho, ahubwo ni wowe udakoresha ubushobozi wifitemo. Kangura rero imbaraga z'Umwuka Wera Imana yashyize mu mutima wawe, kuko ni wowe mwe yasezeranye. Imana ivuga ngo Umwuka Wera naza muzahabwa imbaraga. Ntabwo ari imbaraga zo gutitira cyangwa kwitwara ukundi, cyangwa imbaraga zo kwihandagaza. Ni imbaraga z'ubushobozi Imana yashyize mu mutima wawe zo kubasha gutsinda umwanzi no gutsinda imico mibi n'ingeso mbi byakubase, maze ukakira ingeso nziza za Kristo, ugahabwa kwihangana, ugahabwa urukundo, umunezero, ibyishimo n'amahoro biboneka kubwo kunesha icyaha, bitabonetse kubw'amarangamutima cyangwa kubwo kugira ibyiyumviro runaka mu bigendanye n'aka gakiza. Ahubwo amahame y'ukuri agashimangirwa mu mpagarike yawe, amahame y'ubutabera n'ubutwari akaba ariyo ajya imbere muri wowe, noneho ukaba umuneshi muri iyi nzira ya gikirisitu. Wibutse umwanzi ko Yesu yavuze ko nta mbaraga n'imwe izagira ikibatwara. Muzakandagira inzoka na sikoropiyo, imbaraga z'umwanzi zose muzaziribatira munsi y'ibirenge byanyu. Ibyo bintu byose rero bisohorera mu muntu aho ahabwa ubushobozi bwo gutambuka mu nzira umwanzi yabambiye,